hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye, umuhungu wa Rukeba. Rukeba muramuzi cyangwa muramumva? Arantera mu ofisi yanjye, baraza bambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari, sinzi niba ari perezida cyangwa yari ugomba kumubona. Bose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba, nimumwihutishe mumuzane. Intambara zo mfite zirahagije, ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba. Baramuzana ajya hangera mu mateka, arangije arambwira ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye? Ntabyo narinzi. Ati ni ingabo zanjye. Noneho ajya mu mateka ya runara, ajya mu shyamba. Ntabwo nari kujya mbabarire, amateka ya runara ntabwo nari nyazi, ntabwo. Ati aba bose akambwira abantu bamwe, akambwira base babo, abana ariko twebwe narizo ko turi Rwandese Patriotic Front. Iyi ikaba ari ame ikomoka. Ati se Rwandese Patriotic Front ituruka he, ikomoka he? Mubwira amateka narinzi ya RPF. Ati abo bose uvuga nitwe. Ariko biba ibintu by'impaka ndende, ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe, tubigire turashaka iki? Ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo, kubera ko mwakoresheje ingabo zayo, nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano wicaye. Abisubiramo. Hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation, yitwaga ni Semaragiti? Semaragiti. Naho ubwo ngo aza kundeba yabanje, kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo. So ndi hejuru ku floor yo hejuru, uwo Samaragiti arambwira ati ni ikimenyimenyi, ati abantu bamwe bagukorera bose, ati ni unari n'abantu banjye nkande, ati witwa Samaragiti ugukorera hano, ati rero Samaragiti nawe ni boss wanjye buriya, uri boss wanjye Samaragiti. Ariko ngeze aho ndamubwira ntoke reka nkorohereze, urashaka iki? Amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka. Ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragiti umutware, ugende mujyana aho ushaka, hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo, nabo mbaguha wajyana. Hari ikindi unshakaho? Ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka. Ubwo byari intangiriro, haza kuba ibindi birushijeho hanyuma. Ubwo mu nama mu kabineti abantu baza bagambanye, sinabimenya n'iki.
ariko ninde wari uri mu kabineti icyo gihe waba ari hano kabineti ya mbere wari urimo na Karemera ngira ngo Karemera ari hano cyangwa ntawe ubwo barabyibuka barazaza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butari bwo hanyuma tugeze mu kabineti naho abantu bagiye hari conspiracy inama baje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende ubwo perezida yaraga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati iruhande mwicaye iburyo hakurikiyeho Twagiramungu hirya hariho Kanyarengwe then hakurikiyeho hirya Sendashonga ndabibuka uko bari bakurikiranye mu kabineti harimo Twagankubito wabaye Minister wa Justice ni Nkubito bityo ndabibuka uko bari bicaye bakurikiranye tugeze mu kabineti haza item kuri agenda ubundi twagezwagaho agenda turi buganire haza kuza ko hari dosiye izanwa na Minister wa Interior Sendashonga dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari ndabihorera kuko yari yangezeho namubwiye ibyo namubwiye ndicecekera kabineti irashyuha abantu babanza kuko Runari hari ibyayo tugomba kuyiha ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri cabinet ndetse no mu dehoro ubwo harimo abantu bavuga ariko ya RPF tuzayikira ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu ubwo niyo yari plan so baravuga barahiranya Kanyarengwa atari ko nibyo ati nibyo ati dosiye ati ibintu biratunganya atarya ati seta ati tubwira ati bimeze bite yari afite fayiro arayifungura asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo nabo bagashyiramo bakazana abantu muri leta bakagira Runari Kanyarengwa aramwakira Twagiramungu aramwakira nuko n'abandi Bankubito baramwakira hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga barakubitwa kweri ngira ngo hari bihozagara leta sinzi byavuze baramwakira barakubita batereka ceceka hakurikiraho Karemera barahonda sinzi abandi bagize vuba atari ko ibi bintu muzanye iki gihe batereka ubwo Bizimungu arashecetse perezida byatinze mbaza perezida ariko perezida uravuga iki intambara ziri hano mu kabineti abantu bahererekanya wowe urabitekereza ute ati nanjye nuko mbibona ndeba mpera kuri Kanyarengwe kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF haza ariko Kanyarengwe nawe hanyuma se Twagiramungu wowe ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda
nimwe mugiye kurwana intambara z'abatutsi na runari iyo cynicism muraza n'iy'iki aha ngaha? Why don't you just shut up? ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi. Mbaza president dukiranurega, n'ubu nawe se uremeranya nabo? Asa n'ucisha make ngira ngo abonye ndabona ariko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye. You're just being cynical. Muri abantu ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka yose na politike yayo. Ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikize ibyo muriho mutubwira? Ntabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu, abantu babatezaho amaso. Ubu inzira mudutwaramo niyi. Ubu ariko bigeze aho ndababwira nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people. I respect myself, I respect people. Ndabona ariko ubu ngiye gukora ibintu bimwe bitasounding respectful. Kuko hari perezida yicaye hano, abandi bayobozi bakuru mwicaye hano, kabineti mwaho mwayigize ubusa mwatusaye muri politiki. Ndabona yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi, ntituranabamenya. Abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo. Twe turi aha ngaha twasagutse ku mahirwe, tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu, mutobange abantu, mutobange. Niba mushaka indi ntambara, you are going to fight it. You cannot do it. Nababwira nisi ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe, nari umukuru w'ingabo, nari nkwiye no kuba nceceka mwumva ibyo perezida yemeje, byaba byo bitaba byo ni perezida. Ariko icyo gihe kubera investment of flesh and blood, and I cannot. Icyo gihe ntabwo hari abantu babashayi bagira bate. When it comes to certain things, there is no being shy. Nta soni ngo birangirira aho. So ndababwira forget about it. Ariko urabona icyo navugaga ko cyo kugeraho sounding uba nkaho utubaha abantu cyangwa n'abakuru bakurenze. Ibyo navugaga nuko nababwira ngo ntibishoboka. Kandi ubwo ndabivuga ndi vice president, hari perezida. Ubundi bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa wari unyoboye icyo gihe. Ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho, kubera ikibi cyagombaga guhinduka, aho ngaho nta kundi byagomba kugenda. Na nyuma yaho byinshi nabwo niba bibuka ubwo
maze iminsi ndara amajoro ngenda igihugu cyose nza kuva Karongi Kibuye muri 1996 1995 ubwo twagiraga inama hariya muri ya nzu ya kera bayitaga iyihe ahantu hari Jari Club ariko imbere yaho hari iki Saint-Julier ubwo naje nazindutse maze icyumweru ntarakandagira hano ntaragera no mu rugo turi mu ntambara z'abacengezi bava hakurya cyangwa bisha abantu bari hakurya y'amazi muri Kongo na hehe ndaza nkigeraho ubwo nsanga hari cabinet muri icyo gitondo ndagenda nyijyamo uko nakabaye nayo imeze ngira ngo nayo ntaranakaraba nkimara kwicara ubwo cabinet irahuzuye abantu batangira gucana amarenga bakagira batya bakavuga Sendashonga ati atariko ati arabanza aravuga ngo twagira Mungu wabajije Sendashonga ngo natubwire amakuru mu gihugu ko hameze Sendashonga arabivuga arangije avuga noneho aho mvuye ngira ngo niho hari ni waba hari nabaga za Kibuye aratangira ati ingabo za Kagame ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye kimbanze kugira ngo nabyumvise nabi mbona n'abandi babigiyemo bari tabaza set uvuze ngo iki ati amakuru ati tubona abantu ati ahubwo ndiyo hari nahuye n'abaturage mvuga discours nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bisha abantu ko babisha ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu ndavuga Sendashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano ubu wampinduye umwicanyi nijya mwicanyi mwabuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi murabyibuka Iyamuremye wari urimo Sendashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi cyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi naratekereje abantu neze bose mbahambira rero kora abangaba gende mbakire byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mbamukadete ndigenda mbamongera n'amaguru n'imodoka zageze kuri aho ndatahanye banze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko nari navuye aho nari maze iminsi nyine ngendeye n'ivumbi n'iki maze nambaye na uniform
nza mu cabinet ndeze ngira ngo ko mbavuye mbaza nabajije nk'ijana setting ngira umwicanyi ukurande ugasanga igenda iwanyu maze iminsi ndera ntararyama ntarya ntagira nagiye kwica abantu ubwo ni amateka. Yes guys, nizere ko iryo jambo ryabanyuze ku bari barinsabye, bari banyandikiye ngo mbashakire umwe mu bakomeye ba hano mu Rwanda wigeze gutera perezida wacu akamusanga rwose mu biro bye. Ngira ngo mwabyumvishe neza ko byose byaje kugenda. Abari rero bansabye iryo jambo nizeye ko rwose nubwo hari haciyeho iminsi nizeye ko mwaryumvishe kandi ryabanyuze. Ngira ngo kiriya kimoto kirapa rero reka dukomeze kugenda tubana, mugenda murushaho kunyandikira inbox kugira ngo no muri comment niba bikunanye kwandikira muri inbox unyandikira muri comment naho ndazisoma ubundi tubane gatanu kuri kagenzi kako, ndetse umeze kugenda mugezaho amakuru by'umwihariko ameze neza. Rero ndagira ngo mubwire niba utarakora subscribe waracikanwe, kora subscribe ubundi fungure niyo notification tujye twibanira umunsi ku munsi, ese no muri izi mbwirwaruhame ziba zaragiye zivugwaho cyane ndetse zinagarukaho cyane, ubundi turushaho kugenda tubana gatanu kuri kagenzi kako.